ndabasuhuje mfurazi wacu i Rwanda ndetse n'abarundi mwese. Ese Noheli yatangiye kwizihizwa ryari? Noheli se ubundi yaturutse hehe? Ese ibihugu byizihiza Noheli mu buryo butangaje ni ibi, cyangwa se bo babigenza bite? Nyine babigenza gute muri ino minsi ya Noheli? Reka tuvuge kuri Noheli. Aha nicaye i Kigali, ndasohotse nzengurutse amaso umujyi wa Kigali, mbona hose ni imitako y'amabengeza, mbona ibiti bitatswe ku buryo nyine niyo waba uri umuntu utuye ku wundi mubumbe, wavuye hano i Kigali ukajya gutura kuri uwo mubumbe ukagaruka hano i Kigali muri ino minsi cyangwa se aka kanya ubu tuvugana muri iri joro, wahita umenya yuko ukitegereza Kigali, wahita umenya yuko turi mu minsi mikuru ya Noheli. Ubu ku isi yose ukuyemo ibihugu bike bitizihiza Noheli nka Tunisia, Afghanistan, Korea y'Amajyaruguru, China, Iran, Israel, Libya n'ibindi, cyane cyane ibi bihugu by'abayisilamu. Ariko mu bindi bihugu bisigaye ibirori ni ibirori mu bihugu byinshi, ndetse abenshi bateguye amafaranga azabafasha kwishima muri ino minsi mikuru ya Noheli. Kumwe nyine abantu mukora bije ndavuga muti wenda mu minsi mikuru tuzasohokera aha n'aha, tuzajya ku Gisenyi ku mazi, cyangwa se tuzajya ahantu runaka, wenda tuzajya za Muhazi, bitewe wenda n'ahantu herereye. Ugasanga ibi bihugu byinshi rero abaturage cyangwa se abantu benshi baho baba baragiye ku isi nyine muri bihe tugezemo bitandukanye, abantu benshi baba barateguye bije yo kuzasohoka. Noheli bituruka ku ijambo Noel, ni ijambo ry'igifaransa. Iryo jambo naryo Noel ryaturutse ku ijambo ry'ikilatini bita Natalis, bisobanuye mu kinyarwanda ukuvuka. Ni ukuvuga ngo ku bakristo bo bemera ko Noheli bisobanuye kuvuka k'umukiza no kwigira umuntu kw'Imana. Bemera ko Imana yigize agahinja ndetse ikemera no kuvukira mu kiraro. Nyine abemera Imana cyangwa se abemera Kristo ni uku nguku bafata Noheli. Ikizwi neza ni uko Noheli wari umunsi w'abapagani, cyangwa se abantu batemera Yesu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Noheli wizihizwaga mu muco w'abaromani witwaga Dies Natalis Solis Invicti, bivuze ngo izuka ry'izuba ridatsindwa. Muri iki gihe abantu basengaga izuba ntibari bazi ibijyanye n'Imana. Muri iki gihe babaga bari kuva mu gihe cy'imbeho, bigatuma bashyiraho umunsi w'izuba ariwo Noheli kuri 25 z'ukwa 12. Baheraga kuri 17 bakageza ku itariki 21 mu kwezi kwa 12. Gusa umwami witwaga Aurelian, uyu mwami w'Abaroma nyine witwaga Aurelian, yahisemo kwegeranya iyo minsi yose kugira ngo bibere rimwe. Bafata itariki ya 25 z'ukwa 12. Nyine kumwe bavuga ati iyi minsi y'ibirori irimo gutinda, reka tubyegeranye tubihurize ku itariki 25 bijye bibera rimwe. Ariko noneho ahangaha haje kuza uno mupapa, Papa Julius wa mbere mu mwaka wa 336 nyuma ya Yesu, nyuma yuko Yesu Kristo avuye ku isi. Nibwo nyuma yuko Yesu Kristo avutse, kuko ngo bahereye muri rimwe Yesu avutse batangiye babara muri rimwe, noneho bageze mu mwaka wa 336 nibwo uno Papa Julius nibwo yemeje ko noneho abakristo bazajya bizihiza kuvuka kwa Yesu, cyangwa se kuvuka kwa Yesu ku itariki 25 z'ukwa 12. Hari abakristo babyanze kuko atari wo munsi Yesu yavutseho, abandi barabyemera. Yes, kuko ngo hari abakristo bavuze bati uyu munsi ni uw'abapagani, muri gushaka ko tuzajya twibuka ivuka rya Yesu, ntago twebwe tuzajya twizihiza uno munsi kuko uyu munsi ni uw'abapagani. Ariko noneho hari bamwe mu Banyafurika n'ubu tuvugana magingo aya, bo bazi ukuri kw'ibi bintu. Abanyafurika nyine bakunda gusoma cyangwa se bazi amateka, murabizi ko iyo utazi yuva nta n'ubwo umenya iyo ujya. Niyo mpamvu nakubwira ngo wowe niba turi kumwe muri iki kiganiro ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, uzaharanire kumenya iyo uva, uharanire kumenya amateka yawe, uharanire no kumenya iyo ujya, kubera ko utazi yava ntabwo ajya amenya iyajya. Ariko aha ngaha barakubwira yuko bano Banyafurika benshi cyane bazi amateka y'ibi bintu, bazi ukuri kw'ibi bintu. Icya mbere cyo bazi ko Yesu Kristo yari umwirabura, ndetse kandi bazi yuko Yesu atavutse ku itariki 25. Bamwe mu bakristo bemeje ko nubwo uyu munsi wa 25 z'ukwa 12 wari umunsi w'abapagani, ariko n'igihe Yesu Kristo yavukaga abanyabwenge bajya kumureba bayobowe n'inyenyeri. Ubwo rero bahita bavuga bati n'ubundi inyenyeri yamuyoboye ni urumuri, n'uriya munsi bizihizaga w'izuba nyine bavuye mu gihe cy'imbeho 25 nabwo ni urumuri. Baravuga ati ibi byose birahuye, ni urumuri. Gusa ukuri nyako nuko Yesu Kristo
yari umwirabura kandi nyine Yezu atavutse ku itariki 25 z'ukwa 12 nk'uko twabibonye. Hari bamwe bakora ibyaha byinshi birimo ubusambanyi, ubusinzi, urugomo kuri Noheli ngo ni umunsi w'ibyishimo cyangwa se bari guselebratinga Noheli. Oya, nakubwira ngo niba urimo gukurikirana ibi bintu tuba turi kugenda dusoma cyangwa se dukura mu nyandiko za kera tureba amateka, Noheli ntabwo ari ikibivuze. Ntabwo bivuze kugenda ngo ujye mu mayoga, ujye gusinda, ujye mu busambanyi. Oya, ntabwo ari icyo ngicyo bisobanuye. Ariko reka turebere hamwe ibi bihugu. Turebere hamwe hari ibihugu bijya byizihiza Noheli mu buryo butangaje, ku buryo nyine budasanzwe. N'abantu bari muri ibyo bihugu ndabizi yuko mujya mudukurikira muri benshi, muze kutwandikira muri comment mutubwire uti ese ibi bintu twavuze mwebwe Noheli muri kubona bimeze biti. Igihugu cya mbere ni igihugu tugiye guheraho, ni igihugu cya Philippines. Aha ngaha muri Philippines bafata amatara menshi yitwa parole. Nyine ni amatara aba ameze nk'inyenyeri ya Bethlehem, nibwo buryo aba aforomye, amurika hose, barangiza bagatambagira uriya mujyi wa San Fernando muri Philippines. Ukuvuga ngo aha ngaha batangira kwizihiza Noheli mu kwezi kwa 9 bakazageza ku itariki 24 z'ukwa 12 bafata amatara yaka bagatambagira umujyi wose. Igihugu cya Suwede, none turebere muri Suwede, abakobwa bambara imyenda yera n'udutara ku mitwe, bagafata amatabaza mu ntoki. Aba biba ari umugenzo wo kwizihiza umucyo muri ibi bihe. Byamaze nyine kuba umugenzo ubo baba barimo kwizihiza n'umucyo nyine, kuko baba bari kugera mu bihe by'umucyo nyine, mu bihe by'izuba. None ariko aha ngaha abakobwa bambara imyenda yera n'udutara ku mitwe, bagafata amatabazi cyangwa se amatara nyine mu ntoki, bakazenguruka umujyi nyine baselebratinga Noheli. None turebere muri Venezuela aho ngo bimeze bite. Venezuela bafata amagare bakayajyaho, bakazenguruka umujyi wa Caracas hariya muri Venezuela. Kuvuga ngo iki kintu bakora nuko nyine buri gitondo bajya mu misa. Muri no minsi yegereje Noheli bajya mu misa ku magare. Byabaye umuco nyine ukomeye cyane. Mu Buyapani ho rero bigenda biti. Mu Buyapani ikintu bakiri imbere ni ibiryo bita KFC. Ndatekereza waza kureba, waza nawe kwandikamo ukareba Abayapani bimeze bite, kuko nari ndimo kureba bino biryo byabo ukuntu babitegura. Ariko bavuga ko ni ibiryo byitwa KFC. Ni ibiryo bateka bakabirya kuri Noheli. Ni ukuvuga ngo babiteka mu buryo budasanzwe, nyine biba ari ibirori bikomeye cyane Abayapani benshi. Ariko ntabwo ari Abayapani bose, kubera ko Abayapani benshi ntabwo ari kubizihiza Noheli. None muri Australia ho rero bigenda bite. Muri Australia Noheli ihura n'impeshyi, bakajya ku mucanga nyine, bakajya ku mazi. Urumva nka kumwe niba abantu benshi nyababona iyo tugezemo hano mu gihe cy'izuba, usanga benshi bari kujya ku musenyi. Noneho rero hano muri Australia, abantu muri Australia mutubwire, bo baragenda bakajya ku mucanga, bagateka inyama ku muriro, bakina imikino ya siporo nyine, bakishima cyane, barimo no kwishimira izuba. Ni uburyo abantu bo muri Australia bakunze baselebratinga Noheli. Noneho Iceland ho bigenda gute? Iceland hari abamarayika 13 ba Noheli bazanira abana impano buri munsi kuva tariki ya 12 z'ukwa 12 kugeza kuri Noheli. Ukuvuga ngo abangabo nyine nibyo mu bana nibyo bintu bizera nyine. Nangaha abana bananiranye bashobora guhabwa ibiryo by'ibitoki bishyushye mu nkweto zabo. Anga nyine niba umwana yarananiranye mu gitondo ashobora kubyuka agasanga mu nkweto ze abandi bana bari kujya bafata amagifti meza nyine yazanywe n'abamarayika, ariko uyu mwana wananiranye ugasanga asanzemo ibitoki bishyushye. Ari mwumva aha ngaha bituma nyine n'abana bitwara neza kugira ngo batazahabwa impano mbi n'aba bamarayika 13 ba Noheli. Norvège bigenda gute rero? Norvège abagore bahisha ibimuri cyangwa se amatara. Ni nk'amatara nyine, ni nk'amatara aya ngaya amurika. Bayahisha mu ngo zabo kugira ngo imyuka mibi itabiba ibikoresho byabo. Ni ukuvuga ngo aha ngaha bo babizera yuko muri ino minsi mikuru imyuka mibi ishobora kuza ikabiba ibikoresho byabo, bigatuma bafata amatara nyine bakayamanika mu ngo zabo, andi bakayagendana. Dusoreze muri Mexico rero ho bigenda biti. Muri Mexico ikintu kizwi cyane muri Mexico ni urugendo rwitwa Las Pasadas.
mumbabarire uru rugendo rwitwa Las Posadas ni urugendo rw'iminsi 9 baba barimo kwiyibutsa uko Mariya na Yosefu bashakaga icumbi i Betelehemu, barimo bashaka nyine ahantu umwami Yesu ari buvukire. Uru rugendo rwitwa Las Posadas niko bakora, abantu benshi bararukora ahangaha. Ni ukuvuga ngo babara iminsi 9 mbere y'uko Noheli itangira, bakajya bakora urugendo, bakora n'ibirori nyine, bakarya bakishima cyane. Cyakora Noheli nk'Abanyafurika ntabwo iri mu muco wacu, nubwo kuba wayizihiza wirinze gusesagura ubusambanyi n'urugomo nabyo ntacyo bitwaye. Kuvuga ngo numva ayo niyo mateka ya Noheli. Ikintu cy'ingenzi hano nababwira kiba kirimo ni ukuba Abanyafurika mufata umwanya wo gusoma, mugende mufata ibitabo mu bisome, mumenye ati ese amateka ameze gute, Abanyafurika ibyacu ni ibihe, ese imico twakuye mu bukoroni cyangwa se mu bazungu ni iyihe, kugira ngo tujye tumenya n'ukuntu twitwara, tumenye ngo turava hehe turajya hehe. Ahangaha wibuke gukora subscribe ndetse ukande no kuri like, cyangwa se ushobora no gukanda dislike ukaduha n'igitekerezo bitewe nyine n'uburyo wakunze ino video cyangwa se utayikunze. Noneho wibuke no gukora share kugira ngo abandi bantu nabo bamenye se Noheli biba bimeze bite, amateka ya Noheli ni ayahe, ise aba ibindi bihugu byitwara gute mu bihe bya Noheli. Wibuke ko dukomeza kureba zino nyandiko z'abanyabwenge ba kera, tumenya ngo ibintu bimeze gute, tugenda dusobanukirwa, twiyungura ubumenyi. Ciao.